Ndabakiriye mwese bene data kandi mbasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi kuwa kane itariki ya 16 z'ukwa gatandatu 2022 hano kuri Pure Gold TV y'abakristo dufite saa moya mu gitondo n'iminota 26. Mwese murakiriwe rwose. Tugiye gukomeza ya zaburi ya kabiri yo gushima Imana. Ejo twabonye zaburi ya mbere igizwe n'amazaburi 5 yo gushima Imana yuzuye amashimwe y'Imana yakoze. Twatangiriye ku 146. Uyu munsi kwa kane turakomeza tureba 147. Mbere yuko tuhareba nagira ngo tubanze dusenge kandi bamenyesha ko iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi hano kuri Pure Gold TV yawe nanjye, TV y'abizera y'abakunda Yesu, muri kumwe na Jose niwe bagezeho kino kiganiro kandi njya nezezwa cyane no kubana namwe hano kuri iki cyumba. Come on, muri iki cyumba cy'amasengesho, kuko iyi ni platform Imana yampaye kuri YouTube kugira ngo mpatangize icyumba international cyo gusenga kubumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi. Imana itugiriye neza, ni benshi cyane. Niyo mpamvu nkubwira nti nuzajya ubona iyi message ujye ufasha gukora umurimo w'Imana, urahabwa umugisha cyane. Ujye yoherereza inshuti zawe ziri muri Amerika, ziri muri Australia, ziri muri Canada, ziri muri Afrika, hariho hose, ziri muri UK, aho uzi hose, kugira ngo dukwize ubutumwa bwiza. Iki cyumba international cya YouTube kigomba kumenywa na buri wese kuko turahafashirizwa. Umwuka bari kumwe natwe. Amen. Nuko reka rero dukomeze tureba icyo Imana itubwira hano kuri zaburi 147. Reka dusenge. Mana Data waremye ijuru n'isi, waremye buri wese uri hano ku isi, arabatambutse, arabariwe munsi, abariho n'abazabaho, kwese niwe waturemye, waremye inyenyeri, urema byose. Turagushimye cyane, tuzanye amashimwe menshi tugushimira ko waduhaye Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege kugira ngo adupfire atumenyeshe uriwe. Amen. Atumenyeshe kuri Imana, atumenyeshe kuri Data. Iyo atabaho ntacyo twari kumenya. Niyo mpamvu twaje tugushima. Nje ngushima ubwanjye kuwo mwami wanjye atumye menya Data, ngira Data, ngira Imana ishoboreye byose umwana w'umuntu atari gushobora. Ndabigushimira kandi ko waduha umufasha. Yesu amaze gusubira mu ijuru waduha umufasha ari wo Mwuka Wera. Umwuka Wera atunihira, Umwuka Wera twinginga katwigisha. Niyo mpamvu mushimira ko ari ugiye kwigisha ijambo riwaduhaye umwanya wa none. Ha byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Reka twihute dutangira tureba zaburi 147. Haratangira havuga ngo haleluya. Amen. Amen. Kuko ari byiza kuririmbira Imana yacu ishimwe. Ni byiza cyane nk'uko abaririmbyi badufashaga kuri YouTube baririmba bavuga bati bless the Lord oh my soul, worship his holy name, sing like never before oh my soul, I worship your holy name. Bavuga ati Imana nihabwa umugisha, umutima wanjye, roho yanjye, himbaza Imana, himbaza Imana yera, himbaza izina ryera. Ririmba kuruta mbere utigeze uririmba, ririmbira iyo Mana, ishyire hejuru, yishime, shima iryo zina ryera. Haleluya. Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu. Nta wundi wongera kubaka handi hashwanyutse, handi hasenyutse, rwa rugo rwasenyutse, wa mwana wawe wishwe n'urumogi, wa wundi uzi, wa wundi warwaye hafi gupfa, nta wundi uzamukiza, nta wundi uzongera kumwubaka, n'Uwiteka uzabikora. Haleluya. Reka twakire uwo mugisha bene Data. Ateranya abimuwe bo mu Bisirayeli, arabateranya. Babandi bimuwe muri Isirayeli arongera akabagarura, akabateranya, akongera akabashyira hamwe. Akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Babandi bafite imitima imenetse, babandi bagize agahinda, babandi babuze ababo, babandi bapfushije umuntu wese agapfusha uwe n'undi we, babandi bapfushije abana bose tugiye tubabona kuri YouTube, barya bafite imitima imenetse. Aribyo bita mu Cyongereza broken heart. They have been broken by those problems. Baramenetse, bafite ibikomere, barakomeretse.
ijambo ry'Imana bitubwira nta wundi uzakomora niba warakomeretse mu bwana bwawe, niba warakomeretse mu bukumi bwawe, niba warakomeretse uri umudamu mu rugo rwawe ugakomereka, uri umugabo se ugakomereka. Turakomereka muri iyi si, ariko nta wundi uzatwomora, ni Yesu Kristo, ni umwana w'Imana, ni Uwiteka Imana ishobora byose. Aha niho Dawidi yabivugaga, atakiza abafite imitima imenetse kandi apfuka inguma z'imibabaro yabo. Nyine iyo ufite inguma, iyo wakomeretse ufite uruguma mu mutima, barabigereranya nk'uruguma. Urabizi umuntu afite igisebe cy'umuvogo, abakoze mu bitaro turabizi, nta wundi upfuka ibyo bisebe, nta wundi upfuka ibisebe binuka nabi, nta wundi upfuka izo nguma, ni Imana Data. Niko Dawidi yagereranyaga, niko yavugaga. Hari inguma dufite ku mutima utereka n'abandi, ariko nta wundi uzikiza, ni Yesu Kristo twahawe, kandi Yesu Kristo ni Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo Uwiteka abara inyenyeri, azita amazina zose. Nta wundi wabara inyenyeri, ni nyinshi cyane, biliyoni zirarenze, ariko Uwiteka arazizi kuko ni waziremye, kandi yarangiza akaziha n'amazina. Amen. Nyumvira ubwo bushobozi bw'iyo Mana ndimo mbabwira. Niyo mpamvu dukwiye kuyishima. Aha Dawidi yavugaga uko Uwiteka ameze, imirimo ye, uko ateye, uko arenze babandi tujya tuvuga ngo bafite ubushobozi hano ku isi. Umwami wacu akomeye, ni umunyambaraga nyinshi, ubwenge bwe ntibugira akagero, ntawe twagereranya. Uwiteka aramira abanyamubabaro, acisha abanyabyaha bugufi, akabageza hasi. Afasha abanyamibabaro, ariko umunyabyaha uwo ari we wese, umuntu ukora icyaha naho yabarindi, babandi dupfukamira, abantu bajya mbona bapfukamira, uwo nguwo Imana ifite uburenganzira bwo kumucisha bugufi kuko ari umunyabyaha, akamugeza hahandi hasi. Hari abantu tujya twumva bari bakize cyane, ukumva ngo umuntu ngo yasubiye kwisuka, niko kera bavugaga ngo kana kasubiye kwisuka. Imana ishobora kugucisha bugufi wari hejuru cyane, uri n'umuntu utegetse uyobora isi yose, ibishatse kagusubiza kwisuka. Iyo ni Imana ndimo mvuga. Imirimo y'Uwiteka iratangaje. Ariko hano Dawidi yaravuga ati nimuririmbire Uwiteka, nimumushimire ibyo yakoze, mumuririmbire n'inanga. Hari inanga, udafite inanga wamuririmbira na gitari. Ndimo ndiga gucuranga gitari, namuririmbira na gitari. Ufite inanga, ufite ipendo, reka turirimbire Uwiteka, ukome no mu mashyi yawe n'ibyo bikoresho utabifite, ariko tuyishime kuko Uwiteka akora byinshi. Natwe twumve ko turi mu banezezwa n'Imana. Ni mumushimire Uwiteka mwese abari mu isi, mwese ari ibyaremwe, ari umuntu uwo ari we wese, reka dushime Imana. Nkunda amazaburi, aya mazaburi ndayakunda cyane kuko anyegereza Imana, nkumva Imana iri ku mutima wanjye, nkumva ndagomba kwishima byanze bikunze. Reka duse nk'abasoza, dusoreza ku murongo uheruka ngo amenyesha abayakobo ijambo rye, amenyesha abisirayeli amategeko yandikishije n'amateka ye. Amen. Nta rindi shyanga yagiriye atya amateka ye ntibayamenye. Imana iragukunda, uri umwisirayeli w'Imana, niba warakira agakiza, ni ukuvuga ngo Imana yaje kukumenyesha amategeko yayo, kandi iragukunda cyane, uri umwe mu ishyanga rye. Reka rero bene data, mbere yuko mbasezeraho, dufate umwanya wo gusenga, dushima Imana cyane cyane. Hari ibyo nawe yagukoreye, hari ibyo yankoreye, hari ibyo agiye kudukorera imbere hari byiza cyane. Ikintu gikuru nshimira Imana ni uko yatumye tuyimenya. Iyo umwana wawe Yesu Kristo ataza ngo ajye ku musaraba, yireherezeho isi yose, akunda isi yose, nanjye Jose ndimo, ntabwo nari kuzamenya iyo Mana, kuko Yesu Kristo ndabigarukaho.
murambigarukaho kuko iyi ni misiyo nahawe yo kumenyesha abantu Yesu Kristo, kuko nubona Yesu Kristo uzaba ufite ubugingo nyuma y'urupfu hano y'ubuzima. Umaze gupfa, kuko urupfu ni irembo ntukarutinye, uzambuka maze ugenda ubone Yesu, ubone data, ubone amen, ubone Yerusalemu nshya, uyu Siyoni hande batubanjirije bari, unezerwe, wibagirwe ya mibabaro ya hano ku isi, zanguma uzibagirwe, zizaba zaranapfutswe zarakize. Ni ukuri, reka mbabwire Yesu. Yesu ni umukiza, Yesu ni umwami, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Uyu munsi umwakire, niba utaramwakiriye ndakwinginga ngo umwakire. Numwakira azaguha amahoro, azaguha umunezero hano ku isi, kandi azaguha ibyishimo, ikirenzeho azaguha ubugingo buhoraho. Umunsi umwakire. Ese urabuzwa n'icyo kumwakira? Aragukunda kandi aragushaka, arahora akomanga. Reka dusengera abataramenya agakiza, dusengera abakavuyeho, dusengera abarwayi, dusengera abari mu bibazo, kugira Imana bakomeze. Hari abakristo bo muri Ukraine bahagaze basenga Imana, hamwe abajene barimo gusenga Imana batacitse intege. Hari abasaza barimo kurira barizwa n'amabomba akibashwanyuriza aho batuye, ahantu habo igihugu cyo baragikunda, ariko reka dusenge. Twahawe autorite, twahawe ububasha bwo gusenga ngo duhagarike imirimo y'umwanzi. Niyo mpamvu ngiye kukubwira wowe uri hano kuri Pure Gold TV muri iki cyumba cy'amasengesho, ngusaba ngo tubane mu kanya gato, iminota mike, ushyira hasi ibyo wakoraga, maze dusengere bene data bari mu kaga. Mwene data, tubasengere. Iminota 2 ntabwo ikuza gukomeza gukora imirimo yawe. Reka tubasengera aho uri wumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi, maze dufatanye dusengera abandi bafashwe, kandi nawe urabona umugisha. Mana, turagushimye ko waduhaye umutima wo gusabira abandi, waduhaye umutima wo kukumenya no kukwakira. Niyo mpamvu Mana tugushima ko waduhaye kukumenya, kuko ari we mukiza wacu kandi inzira n'ukuri n'ubugingo. Turagushima ko muri we harimo imbaraga zikomeye, muri we Yesu Kristo harimo imbaraga zirukana abadayimoni, harimo imbaraga zikiza abarwayi, harimo imbaraga zihagarika intambara, imirimo y'umwanzi ikavaho mu izina rya Yesu, harimo imbaraga zibohora, harimo imbaraga zikora deliverance, harimo imbaraga zikiza ikintu icyo ari cyo cyose. Turagushima ko wanesheje igihe ari ku musaraba. Niyo mpamvu dusabiye abakristo muri Ukraine bagihagaze ngo bakomeze buzuza umwuka wera. Mana, twibutsa ababuze amahoro, twibutsa abarwayi, abakene, twibutsa imfubyi n'abapfakazi, twibutse Mana abatarakizwa ngo bakize. Haleluya, kuko niyo misiyo yakuzanye, warayirangije urayidusigira, uti ntabwo mbasize mwenyine, mbasigiye umufasha. Turagushima ko umwuka wera ari kumwe natwe, ari kumwe nanjye. Ndasabye ngo ngera amavuta, nyuzuza amavuta mbashe kukuvugira Mana, iri jambo rigere kure, n'ukuri benshi bakira agakiza, kandi dufatanyije duhuje umutima nta kidashoboka. Urakoze Mana kubyumvise, kandi kugiye kudukorera ibirenze ibyo ngewe nsabye hano kuri Pure Gold TV y'abakristo. Ndashimye cyane nguhimbaje y'ukuri Imana igira neza. Iyi platform wampaye guhagaraho wumvuga ubutumwa bwiza, ntangiza icyumba international cy'amasengesho yumva ikinyarwanda n'ikirundi, ndayigushimira kandi usuka amavuta menshi. Turiteguye Mwami kwamaza ubutumwa bwiza uko dushoboye kose, no gusengera ngo bakizwe. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Mwami wacu. Bene data bakunzi b'Imana, bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Pure Gold TV, bakunzi banyishuti zanjye aho muri hose, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Australia, abari muri UK, abari mu Rwanda, abari Burundi, abari hirya no hino, ndabashimira amasengesho yanyu, kandi abashimira subscribe. Aba bandi bari mu Buholandi ntabwo mbibagiwe, sinshaka kuvuga amazina, niba muri uruhushya nzayavuga. Abari muri abanshyigikiye bari mu Bufaransa, abo turi kumwe muri Yesu, n'ukuri mwese ndabashima cyane. Mu Buholandi ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha. Abari mu Bubiligi ndabakunda cyane muri izi, Imana ikomeze bagire neza. UK munshyigikiye, turi kumwe, Imana ikomeze bagire neza. Mwese abari muri Afrika hirya no hino, Imana ibampere umugisha. Reka twamaze ubutumwa bwiza, mbasezeho mbifuriza umunsi w'umugisha. Uyu munsi wa none wo kwa kane tariki ya 16 z'uku kwa gatandatu, Imana ibagirire neza, mukomeze munezezwe n'izi ndirimbo zo gushima Imana mu Cyongereza. Bye bye.
Sing like never before. Oh, my soul, worship your holy name. Amen, amen, amen. Majesty, let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God. Imana irakomeye, Imana irakomeye cyane. Ntawabona uko abivuga, Imana irakomeye. Amen, amen, amen. And time is in his hands, beginning and the end. Itangiriro n'iherezo. Komeza unezerwe, Imana ikumere umugisha. Yes, ntugacikwe hano biraryoshye. Come on, biraryoshye cyane. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb.